niyo mpamvu burya Imana yavuze ngo ni mu buru ubwenge nzobata. Nukuvuga ngo kera yarigishije aragoragoza muri bwa bufiansaye. Umutima wiwe nama ni uzomubwira ngo kubera ko Imana hari ikintu yadushizemo izituganiza mu buryo bwose bushoboka. Hari iki Imana yadushizemo muri wa mutima nama uzomubwira ati, kandi burya hari ikintu nzambwira abantu ntibakayoborwe cyane n'ama emotion bakayituruka. Hari bamwe bazayita ngo n'urukundo ari ama emotion. Sibyo ari ama emotion akibwira ko ari urukundo, ariko muri wa mutima nama we uzomubwira ngo uno muntu nzomwihanganira cyangwa se sinzomwihanganira. Ariko nanone mu myigire kwa kundi wagerageje kugoragoza umutima nama wawe uzokubwira ngo uno muntu muzobana iteka. Hello, reka twongere kandi twaramutse tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Nanone kandi twizere yuko mumeze neza. Kuba atameze neza tukunze kubabwira yuko nimba utameze neza kuri none usanga bikunda ejo n'ejo bundi uzaba umeze neza. Page uriho kuri uyu munsi ishobora kuba itanejeje, ariko ejo ukaba unezerewe. Bitega Imana, komeza usenge, ejo n'ejo bundi bizaba ari sawa. Hanyuma nanone twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, kiganiro muzasanga ku binyamakuru bitandukanye, Blessed Family TV, Jonathan ndetse na The Real Change. Tubasaba kuri wowe utarakora subscribe kuri ibyo binyamakuru ushobora gukora subscribe kugira ngo n'ubundi ibiganiro byacu bijye bibasha kugeraho mu buryo bwiza kandi buboneye. Ndagira ngo ntangire nakira abo tugiye kubana mu kiganiro, umaze kubamenyera, ariko kandi nanone byaba byiza bongeye kubibwira kugira ngo abadukurikiye bwa mbere babashe kumenya abo tugiye kuganira abaribo. Ikaze cyane, hanyuma muhite mwibwira. Yego murakoze cyane. Ni Eric Nkunda abantu wo kuri Jonathan TV show. N'ubundi tugarutse kugira ngo tubaganize cyangwa se tugende twungurana ibitekerezo kubijyanye n'imyubakire y'ingo. Murakoze cyane Eric. Yego murakoze cyane, twishimiye kuba hano hantu, kandi amazina ni Serugaba Alex, ndi umupastori, ariko kandi navuga ko nkunda kwita umwarimu kuko nkunda kwigisha cyane, ngakunda kandi no kuvuga ubutumwa bwiza. So unyise mwarimu, unyise pastor, kandi tumuvuga butumwa, byose ni sawa. Murakoze cyane. Barakoze rero kuko bamaze kutwibwira ubushize kubo twagiye tubana mu biganiro byabanje, twababwiye yuko tugiye gukora ibiganiro bisa nkaho bihoraho, bivuga cyane ku ngo zacu cyangwa se ku mubano w'abashakanye. Urugo niki, umuryango niki, kwire kuba ugizwe niki, urugo rwiza umuntu arwubakate. Mu masomo agiye atandukanye twagiye twiga, ni nayo dukomejeho n'ubundi kugira ngo n'ubundi dukomeze twige. Hanyuma kuko tubizi twese dufite ingo tubona nziza zubakitse mu buryo navuga ngo bwiza cyane, ariko kandi hariho n'izindi zisa nkaho ziketse, niba ariko azakunda kubivuga. Hari zimwe zigiye zifitanye ibibazo, amakimbirane, abantu bakaba babana ariko mu buzima butaguwe neza, mu buzima butishimye, mu buzima bumva nta busabane bafitanye. Ubushize hari ibyo twavuzeho, ariko kuri none ndagira ngo nze kubaza abo dusanga iki kiganiro, muri bimwe mubona bishobora kuba imbarutso yo kugira ngo abantu babe babana mu buryo butari bwiza. Ndagira ngo mumfashe duhere ku buryo ki abantu bakora fiançailles, uburyo ko umuntu ahitamo uwo bazabana, procedure akoresha, mwe mubona gute? Nta bantu bashobora kuba intangiriro yabo ishobora kuba yarabaye mbi, ikaba ishobora kwafekta n'umubano babayeho nyine mu buryo busanzwe. N'ubundi pasiteri yatangira, hanyuma tukagenda tubivuze. Yego murakoze cyane, nkuko twari tubivuze, turishimye cyane kongera kuba hano hantu kugira ngo tuganire n'abakunzi bacu, abantu bose badukurikira kuri izi channel yavuze zigera nko muri zitatu.
noneho tugarutse kandi kugira ngo tuganire ku kiganiro twatangiye. Ni ikiganiro kirekire cyane, ntekereza ko tuzagikomerezaho n'ubundi. So nkuko mwene data yarabivuze, ndatekereza twabivuze dutangira ku munsi w'ejo, turavuga ngo urugo rwiza rugira communauté nziza, ruhindura abantu kugira igihugu cyiza ndetse n'itorero ryiza. So tugwana cyane tuvuga hejuru y'urugo ko turashaka kubaka ikintu kinini cyane, cyangwa se ikintu kigasutse kitari urugo, kuko urugo rukubiyemo ibyo bintu ko ari bitatu. Nukuvuga ngo ingo n'inshi ziteranije nizo bita communauté. Communauté n'inshi waziteranya zikitwa nation, ndetse zikisanga zitandukanye arizo zigize amatorero yacu. So ibi bintu iyo byubakitse guhera hasi bituma n'ubuzima bwo hejuru buba bwiza. So tugarutse ku munsi wa none, reka mbaze nsaba uyu munsi twifashisha icyanditswe kimwe, noneho tubone gukomerezaho. Dusome mu gitabo mu migani ya Salomo ibice 24 gatatu no kuri 4, kugira ngo tuze guheraho noneho ariho duhera ikiganiro cyacu, tuganire kuri aya magambo wari utubajije. Bibiliya avuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. N'amagambo atatu. Hano harimo ubwenge, harimo kumenya, harimo gusobanukirwa. Uyu ni umunyabwenge Salomo. Bibiliya ivuga ko ari we munyabwenge wa mbere wabayeho ku isi kurusha abandi bose. Noneho tukaba twari dufite teori abantu benshi bavuga ngo urugo gubakira ku rukundo, ariko noneho tukabona izi ngo nyinshi zisa naho zahuye, zarahujwe n'urukundo. Mu cyumweru cya kabiri cya gatatu mu kwezi kwa mbere, mu mezi 5 ya mbere divorce zitangira kubaho. Noneho abantu bakibaza tese bishoboka bite? Niba ari urukundo aba bantu bari bakiri no muri honeymoon bagikundanye, ariko se kubera iki divorce zibayeho? Kandi aba bantu baragize fiançailles y'imyaka 2-3 bagakundana, noneho finalema bakaba baje kubakana. Ariko noneho Salomo aje guhishura ikindi kintu gitandukanye n'ibyo abantu bari basanzwe bazi, ibyo bavanga imisingi y'urugo. Salomo aravuze ngo urugo gubakwa n'ubwenge, avuze gusobanukirwa, avuze kumenya. Noneho aya magambo turaza kuyahuza n'ikibazo mwene data yarabajije Mutabazi, yaravuze hejuru ya fiançailles. Ariko noneho kugira ngo twinjire neza muri iryo jambo, reka mbanze ntangire gutya. Rimwe mu masengesho akomeye Paulo agiye asabira amatorero hafi ya yose yagiye yandikira, yaravuga ngo ndasaba kugira ngo Imana ibuzuze umwuka w'ubwenge n'ubumenyi no gusobanukirwa. Yabigaruseho cyane mu Efeso, abivugaho mu Bakolosayi, abivugaho mu Bafilipi, bivuga ahantu hose. Agenda avuga ngo ndasaba Imana ibaheze umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya n'umwuka wo gusobanukirwa. Aya magambo atatu niyo akuyemo success y'ibintu byose. Noneho reka tubanze tureke kwinjira mu rugo, reka tubanze duhere mu muhanda. Umuntu yagiye kugura imodoka, ikintu cya mbere akora azabanza akaja kuyiga. Yamara kumenya kuyitwara neza, amaze kumenya reverse, amaze kumenya kuja imbere, amaze kumenya za brake n'ibindi byose, tibamwemera kuja mu muhanda. Wa muntu bamusaba kubanza kwiga amategeko y'umuhanda, amenye ngo zira feruje iyo zikubise umutuku uragira gutya, niba ari icyatsi biragenda gutya, niba ari ubururu, niba ari umuhondo, amabara atandukanye biragenda gutya. Bakamubwira ngo iyo ugeze muri rompwe uhawerekeza aha n'aha bigenda gutya. Noneho dore intego y'aya masomo nyiri imodoka ahabwa. Ijambo rya mbere ni ukugira ngo azarinde imodoka ye kuzakora accident ikigera mu muhanda ngo yangirike. Ijambo rya kabiri ni ukugira ngo we yirinde uriya muhanda utazamuhindukira urupfu. Noneho bigatuma abanza agakora amasomo ahagije ajanye n'iki n'imodoka, kuyitwara vitesse atagomba kurenza, uko agomba kuzoza agenda, noneho akigana imihanda uburyo ki ikora, kugira ngo igire gute bimurinde accident, bimurinde kwangirika no kwangiza imodoka ye. Izi institution tubona zikomeye, organisation zitandukanye, iyo bashaka kugira iterambere rya kampani runaka,
rya institution iyo ariyo yose barabaho ni mugende muturebera abantu bize bafite ubumenyi basobanukiwe ico kintu company hayigurisha cyangwa se yayikora noneho mubatuzanire kuko bano bantu bafite amakuru ahagije bafite ubumenyi buhagije bafite gusobanukirwa guhagije kuzabahesha guteza imbere company ikagira iminsi myinshi iteye imbere kandi iproduce byinshi birenze ibyo ba produce mbere none ndashaka iyi introduction tuyikore gutya kugira ngo abantu babanze kumva family niyo institution yonyine umuntu azayinjiramo adafite ibi bintu ko ari bitatu ndetse bigeze igihe abantu bazazavuganira kuri telefone batarigera babonana no mu buzima bakamava ngo turakundanye kuri telefone nohereza foto yawe akagenda agakora foto nziza agakora editing nziza agakora photoshop nziza yarangiza akamwohereza hano dufite imifano y'abantu benshi bagiye bazabashika kwibuga cy'indege bati no ntabwo ari uyu muntu nakunze ntabwo ari uyu muntu nakunze sinoruha nkora ubukwe nawe kuko umuntu nabonye kuri foto umuntu nabonye kuri kamera zirahari ubu nyina iPhone zirahari zasohoka zifite kamera nyayo zifite ahantu henshi wokogereza ifoto umuntu akabundi muntu none ugasanga ugiye kubana n'umuntu udafite amakuru namake udasobanukiwe namba udafite nyavuga icyo ari cyo cyose noneho bigasa na wa muntu ugiye kwinjira mu muhanda nta tegeko na rimwe ry'umuhanda azi agiye kwinjira mu muhanda atazi break ahiba agiye kwinjira mu muhanda atazi uko ibintu bizabikogwa noneho nkuko mwene data yaravuze ibintu byacu bihera muri fiançailles yacu ni nkaho ari ntakimaze fiançailles ubundi wari umwanya mwiza wo kwigana nkiga umuntu tugiye gushakana uwariwe nkamenya ibimugize nkamenya indangagaciro ze nkamenya karaktere ze nkamenya uburyo kiyateye kuko hari abantu benshi babana mu cyumweru cya mbere n'icya kabiri umugore yatangira kuvuga akatangira kuvuga ngo mbereye musha uyu ni wewe nashatse kuko hari ubyo bita ni true colors mu cyongereza bazabivuga nk'iyo ukubise umuntu wari uzibona umuntu witonze utagira ikibazo reka umubwire nk'ijambo ribi cyangwa se mutungura umukore akanduka mushituwa niho ubona ishusho yiwe nyakuri ukunda reagisa uwariwe baravuga ngo iyi niyo true color yiwe noneho rero ugasanga no mu buzima bw'abashakanye umaze imyaka 2 muri fiançailles n'umuntu ariko ntuzi ngo wa muntu arakara vuba tuzi ngo wa muntu arakara atinze tuzi ngo wa muntu avuga ahubutse tuzi ngo wa muntu akunda iki tuzi ngo wa muntu yanga iki ibi aribyo byari intego ya fiançailles no kwigana ukamenya ukiga umuntu uhereye kuri A ukagera muri Z ukamenya ngo umuntu wanje ngiye kubakana nawe ni mutu wa kisirani kuri ubwo rero njewe nzamushobora kumanaginga cyangwa se nzamushobora niba wabona ari umuntu urakara vuba nawe ukabura akaravuba ukavuga uyu muntu ntizumvikana kuri ubwo reka ndekane nawe nje nshobora kuzumvikana n'umuntu uzaza atazarakara vuba kuko nanje ngira umujinya so peza mwene data kugira ngo dukomerezeho ndashaka tugaruke kuri iki kintu cya fiançailles ese fiançailles abantu baba basobanukiwe ikimaze ese mariyika abantu mwibuke ko twatangiye dusoma amagambo 3 ubumenyi na makuru gusobanukirwa urumva no gusobanukirwa nyine byimbitse ukamenya imvo n'ivano noneho ubwenge no gushira mu bikogwa ya makuru ufite no kwa gusobanukirwa bikakubzarira ubuzima bwiza mu cyongereza baravuga ngo knowledge ni information kugira amakuru ahagije kuri cya kintu ndetse no kuri wa muntu understanding ni comprehension gusobanukirwa neza by'indani ayo makuru cyangwa se wa muntu uwariwe byimbitse ukamenya ibimugize ukamenya true color kuvindani noneho wisdom ni application y'ubu bwenge yaya makuru ufite nuko gusobanukirwa mu buryo bwiza kugira ngo bizaguhesha ubuzima bwiza so mwene data Jonathan we ubona fiançailles abantu badukurikira bumva ururimi dukora muri East Africa nico kimwe twese wabona fiançailles abantu bakora ziba mariyiki ziba zifite yihentego sibijya byo kuvuga ngo I love you buri munsi I love you mugashaka nutaramenya na kalite nimwe y'umuntu mwubakanye urakoze cyane pasiteri yagiye yifashisha ingero nyinshi
kandi abisobanuye mu buryo bwiza kubera ko introduction bashe kuduha nibashe kuduha n'umurongo kugira ngo tubanze gusobanura kino kintu cya fiançailles. Fiançailles cyane reka njewe sindi pasteur ngo ndasoma Bibiliya ariko ibyanditswe nzi nubwo atari byinshi ariko ibyo nzi wenda biraho ni byinshi ariko sindi nka pasteur ngo ndasobanura ariko nje ndasobanura jewe ndasobanura je ndi umusesenguzi ariko icyo nshaka kubabwira kwanza pasteur fiançailles nkuko wabisobanuye ni uburyo bwo kwigana ni uburyo bwo gutegurana ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo tumenye abantu bamenye umugenzi wawe ushaka ko muzabana ni muntu ki noneho cyane noneho tukagaruka ku bwoko bwacu. Iki kintu cya fiançailles ni ikintu navuga ngo cyabayeho gake cyane mu bwoko bwacu, n'igihe kibaye ntibamenye kugikoresha cyangwa ntibamenye intego ya fiançailles y'iryo jambo. Ni hahandi usanga umuntu karashingira ngo tumaranye ngo ukwezi cyangwa se mwaboneye kuri social media mukaganira, kubera ko social media nyine ni ikintu kiri a distance kuriya uzocemere gake cyane, kubera ko kiba gifitemo amahirwe make yuko ico kintu ari cyo. Niyo mpamvu usanga bamwe baza nyine ugasanga umwe ijisho rirapfuye waruzi ngo nirizima ko yambara gafime, ubundi ugasanga kuguru kurareba iriya kubera ko wenda yifotoza gahagaze yakurambuye ariko yatambuka ugasanga n'ikintu noneho wowe cyangwa ugasanga karakohereza. Hari na bamwe yewe basigaye bazabohereza amafoto ya barumuna babo, noneho wa murumuna we ntaba ari uza hakaza mukuru we. Ibyo byarabaye. Social media yishe ibintu byinshi, usanga realite nibigaragara kuri kamera ari ibintu biri bitandukanye. Ari naho abantu benshi usanga bagenda bapfira, ugasanga ihareba ibintu akamatangira gushaka gusa nabyo. Naho bari abantu hano social media ni acting, ko bari actinga baje bisize makeup, baje bipode, bagize gute, bazi ko bagiye gukurikiranwa, ariko realite ya wa muntu biratandukanye n'icyo abantu babona kuri kamera cyane. Nukuvuga ngo rero ibyo twashatse kubabwira ni uburyo rero bwa fiançailles, umumaro wa fiançailles, kuko tubanze tubone ko ariho byose intandaro ya byose bipfira, kubera ko byanze bikunze umuntu mwakoranye fiançailles mukigana neza uzumumenye n'igihe mushakanye buri muntu azayihanganira intege nke za mugenzi wiwe, kubera ko already wabibonye kera. Nubango rero fiançailles kubera ko mu bwoko bwacu nije navuga ngo ibaho gake, kubera ko n'abatari hanze tkuvuga ngo ni uburyo bwa social media cyangwa bwa a distance, mu buryo bwo gukundana a distance, n'abari hano usanga bakubitana iminsi mikeya kubera ko ngo bashimanye ngo akeneye ubukwe, kubera ko ni ibintu abavuga ngo jewe nkeneye ubukwe. Ugasanga umuhungu karagenda avuga ngo je nkeneye ubukwe nta kindi, kubera ko akeneye ubwo bukwe akabwira wa mukobwa ngo nagukunze, bakunda n'undi yamubwira ati ngaho gatwigane, ngo ye ngo nta bintu byo kwigana, ngo je ngo nta kibazo, kandi nawe ko ndabona ngo nta kibazo, kubera ko ari nta kibazo ngo ugende ubaze n'abandi ngo je ngo nta kibazo, ngo je ngo nta kibazo ngira mu buzima, ngo kunguko hambona nuko wa mukobwa akama yizera cyangwa wa muhungu akama yizera bya bindi bamubwira iminota ibiri kera akabapanza ubukwe. Bagera niho rero baza bagira mu mazu umuriro ukaka, wa muntu wari ufite amagambo ari sweet cyane mu rukundo neza cyane y'iminsi ya mbere, none reka binjire mu rugo, noneho binjiye mu rugo nta makuru ahagije bari bafitanye, wa muntu ntazi yarerewe nta karakteri nimwe yari afite. Noneho habe ikintu cya mbere gato gusa gaprovoka, reka wa mugore ati buri kijambo wa mugabo avuge te se uyu niwe uvuze iri jambo, reka umugabo ati buri jambo wa mugore ati se uyu niwe uvuze iri jambo ryo kuvamo. Noneho ugasanga ibaye surprise yo mu kwezi kwa mbere. Ibaze noneho urugo hatangiye surprise yo mu kwezi kwa mbere, aho bazamara imyaka 35 bazaba bayeho ubuzima bungana gute. Urabona nkuko wari ubivuze mu byukuri bene data badukurikira, hari nabitwa ngo bakoze fiançailles avuga y'imyaka 3, ariko ataramenye icyari gikwiriye gukorwa muri iyo fiançailles, kandi bituvuga ni hafi, navuga ko ari hafi
10% ni nkayo yakoze fiança byibuze ufite ikimazi nawe sinizera ko ari uko urabona nkano mu mico mu kizungu hari ukuntu nashimye fiança yabo ku ruhande rumwe barabana no mu nzu bakabanza bakabana bakarakazanya bakagira gute bakamenyana noneho ukamenya umuntu byimbitse noneho dore abantu badukurikiye kugira ngo bumve neza icyo twadushaka kuvuga Imana yaremye abantu mu buryo butandukanye hari abantu bagira karaktere zo kuvuga vuba hari abandi bitonda mbere yo kuvuga hari abantu bakunda kuvugira hasi hari abakunda kuvugira hejuru hari abo bita ngo ni les nerve barakara vuba uvuga kantu gato gusa n'agatora akaza akabararakaye hari abandi bakunda gukora ibintu byabo vuba hari abandi bakunda gusubika hari abantu bakunda gutunganya buri kamwe kose hari abandi bo azamajya amasizi ibyombo byose ku meza imyenda iri ku ntebe iwe ntacyo bimubwiye abacareless noneho fiança ikimaze nukugira ngo ubanze umenye uyu muntu imiremereye ari muri bya bice afite muri byo twavuze yego hari muri imiterere yego kandi imiterere hari ubwoko bw'abantu muri imiterere budashobora kubana nukuvuga ngo umweneruve yabanye n'undi mweneruve n'umuriro umumelankolike yabanye n'undi mumelankolike n'umuriro umuntu uvugira hejuru yabanye n'uvugira hejuru babantu inzu yabo ni ingumi kuyindi so fiança rero urabanza ukafata se uyu muntu uvugira hejuru gutya ko nizi naje ndingare ntazamwihanganira uyu muntu tuzabana bishoboke noneho ukamwigaho ukagerageza kumutera test zitandukanye z'utuntu tumwe n'utundi ushaka kureba uburyo kareyajisa wabona ntibizakunda ukavuga ati no uyu muntu reka maze ndekane nawe kuko uru rugendo tugiye gutangira n'urugendo rutagira second chance n'urugendo y'urukoze uba wahisemo noneho bikaba ngombwa kubanza kwitonda fiança ukamenya umugore wamara kumumenya ukavuga ati no uyu mugore wanje nubwo azavugira hejuru njewe ndi sawa njewe mvugira hasi nitonze igihe cyose yazamutse nzamenya kumanaginga kuko njewe kuvugira hejuru kwe ntacyo binkanzemo ariko wewe navugira hejuru we biragukanga nibigukanga nawe uragira gute urareyajisa so ugasanga abantu ntibitaye kuri ibyo ntibitaye mu kumenya karaktere z'umuntu nta mpamvu urebye ubu nyine ngo nishi abantu bazabana n'imyaka 5 batigana no kutigira baranamenyana imyaka 5 ugasanga ntuzi umugore wawe buri gihe hari agakosa azakora kakakubera agasha buri gihe bigatuma iyo nimwe muri failure dusanga zigenda zigaragara mu ngo zacu kuko ubuzima bwacu navuze ko ari ukumenya gusobanukirwa n'ubwenge ugomba kubeshwaho n'ubwenge ugomba kumenya ngo umugore wanje nazanye already nasanze ari umugore uzurakara vuba no kwiga pastor ikindi nari nshaka kongeraho burya iteka ryose byanze bukunze aho dutuye muri iyi environment ndizera yuko uwo muntu utarashaka hari umuntu ushobora kwigiraho nukuri duturanye n'ingo zubatse neza tubana ziraho hafi zubatse neza igihe ndi muri fiançailles none areba nkazavuga ngo ntarashaka nkavuga ruriya rugo nza mbona uriya mugore n'uriya mugabo warukinjira no mu nzu byanze bikunze kurya abantu baryana iyo bicaranye gutya no mu nzu hari igihe uzumenya yuko runo rugo rubamo attention hakaba n'urundi uzusanga ukavuga ngo runo rugo warugendamo 2-3 ukavuga ngo runo rugo byanze bikunze ni sawa ukaba wona baganiza ukavuga se bite ko mubanye neza mwebwe niki mwakoresha nubuhe kuko nta bundi baba bafite uburyo bwiza butuma babanamo neza wakwigiraho rero muri bwa buryo bwa fiançailles harimo no kwigira no mu ngo zubatse neza uri kuri ya point ya information cyane kumenya amakuru none igihe wubatse bigatuma none unamenya n'igihe wubatse ushobora no ukabwira fiancé wawe urabizi ko duteganya kubaka uzoze nkwereke urugo rubanye neza uzoze nkwereke abantu babanye neza ngira ifuhe ryiza ryo kuvuga ngo nanje igihe twobana kuri twosazana neza ndagira ngo mbabazeho akantu paseri mwagiye mubisobanura mu buryo bwiza fiançailles ni tere cyangwa se ni ikibanza cyo kumenyana no buryo bwo kugira ngo abantu mbashe kumenya ngo ese uwo njya numva
karagiteri zanjye zishobora kumacinga nize tukabana tukagira urugo rwiza muri cya gihe cyo kumuhitamo ubu nyine ko abantu benshi wenda binashingiye ndagira ngo n'ubushize twabaye nk'ababikoraho gatoya ubu nyine iyo tugiye gutora abo tuzabana ntabwo dushingira mu kuvuga ngo imiterere yanjye ni uku reka ndebe umukobwa wenda ufitiye ushobora gushaka ariko nkavuga ati bitewe n'amikoro mfite reka nshakishe umukobwa ufite ubushobozi buruta ubwanje iyi kaba ariyo kriteriya ya mbere kuri nje mperaho hari undi ushobora kureba akavuga ati no njewe ndabanza nshake physical appearance uko uwo nifuza ko tugomba kubana ndamurebera inyuma uwo nzumva duhujije murebeye inyuma nuwo bityo ukaba wasanga muri wa muntu uri mahitamo iyo ari muri cya gihe cya fiyansaye kwiga ya makaragiteri twarimo tuvuga hano noneho agomba kuba noneho indani ari yagenga urugo kuko ibyo akenshi yari tuba twibwira bitandukanye n'indani noneho mwamaze gutangira urugo ntabwo yaba ariyo mbogamizi kuko benshi na bya bindi no mu gihe yaba bibona ko batarimo bahuza wenda umukobwa mpaye mbona hano ni ingare nanje ndi ingare twese tuvugira hejuru nimba abagabo n'abaza bitwa ko sinzi twese turi abantu bavugirira mu kirere kandi mu byo pasiteri yasobanuye yavuze ati nimba umuntu umwe avugira mu kirere yagakwiye guhura n'uciye bugufi kugira ngo wa wundi nazamuka haboneke uca bugufi umuriro reke guhura n'umuriro noneho nk'abatse za kriteriya zibanze nashingiyeho ndimo nshaka umugeni cyangwa se numva ko ngomba gushaka umukobwa ntabwo zaba ziba imbogamizi zigatuma no muri ya fiyansaye ushobora kubona harimo imbogamizi ariko nkayirenza amaso nkayirengagiza Yesu wababwira iki kuri urakoze cyane iyo niyo mpamvu turi hano turi hano kugira ngo tugende tugaruka kuri ibi bintu bitari byo abantu bashingiraho noneho bagahitamo abo bubakana ibi bintu bifite risike mu ngo nyinshi ziraha imbere mu minsi iri imbere nkuko hari ubivuze la majorite abantu benshi bagarukira kuri physical appearance noneho yabona umuntu nakayobe kandi afu rero waravuze ngo mudukurata homba noneho akavuga ngo nashakaga kayobe ndakabonye ibindi byose tubirekera Imana ugasanga wa muntu we icyo agarukiyeho ni physical ni apparence extérieure ariko reka manze mvuga amagambo atatu abantu bayumve umuntu agizwe n'ibintu bitatu ubundi muri fiançailles uja guhitamo uhitamo ushingiye ku bintu bitatu icambere of course abantu baheraho ni physical appearance uyu muntu arasa nuko nifuzaga umuntu wese afite image y'umuntu ashaka uko abasa hano inyuma icakabiri ni caractère cyangwa se indangagaciro z'umuntu wari wabona umugore mwiza quartier yose ibona ikabona ni ufite umwanya wa mbere ari kugira caractère mbi urugo gwe nta muntu uzurukandagiramo asaga ku rundi ruhande ari nkawe mugore kandi mubi mw'indani mu rugo gufata ngurupeta ngukagambika mw'izuru ry'ingurube noneho tugiye kuvuga kugira ngo abantu banze bumve agaciro k'ikintu twatuvuga nuvuga ngo apparence extérieure ukuyemo indangagaciro cyangwa se caractère z'umuntu wa muntu ahinduka ikindi kintu gitandukanye n'umugore washakaga narimze ngo ijambo rya mbere ni apparence extérieure ijambo rya kabiri n'ubuzima bw'indani indani mvuga ni caractère ze cyangwa se indangagaciro ze ses valeurs ijambo rya gatatu ni vie spirituelle na valeur na physical appearance ni ibintu bitatu ugomba gutekereza mbere yo kwemeza umuntu mugiye kubakana iyo wemeje ushingiye kuri kimwe gusa ibindi bizabigera hari bikaba imbogamizi zikomeye ku mufano nico twaduhereyeho iyo wemeye ushingiye kuri apparence extérieure uzushika wa muntu ugasanga afite ingeso imwe wumva gutashakaga mu buzima bwawe bwose ukamusanga umugore wagira ingeso yo kwiba kandi niyo ngeso wanga ubuzima bwawe bwose ukamona umuntu tuzomwihanganira namba kuko we warebye iki warebye taye wona afite benshi bafite kuntu badefinisa taye nziza noneho ukamva ngo naho birarangiye
aho ngaho ntugashukike taye ntikaguhende ofete je bambwe ngende ntanga pourcentage apparence extérieure nayiheza 20%, caractère na valeur z'umuntu nazi ya 60%. None zisigaye zigafata ubuzima bw'umwuka, kuko ubuzima bw'umwuka nabwo iyo umuntu mudafite imyizere rimwe bizana ubuzima bubi mu rugo. We buri gihe ubushaka ngo musengere hamwe, abana banyu matoreze hamwe, kwizera ikintu mwizeye mwese hamwe, ariko iyo byabaye imitawanyiko itandukanye usanga gwa rugo rugira akavuyo. So icyo kintu waruvuze rero, abantu bagomba kuba very careful. Ntabwo isura yo hanze ihuriye n'umuntu nyawe. Umuntu ni caractère, umuntu ni valeur. A person without values, uwo muntu ntabaho. Iki kintu mwene data Jonathan yaravuze, wenda warugiye kugira icyo uvuga, ibi twavuze ngo urugo gubakwa n'ubumenyi, gusobanukirwa n'ubwenge. Dore ubumenyi yaravuze, ubumenyi bwa mbere nuko ubanza ukamusobanukirwa nawe akagusobanukirwa. Ubumenyi bwa kabiri kuri bari abantu babikoze mbere yawe, ese byagenze gute ko mwabaye successful? Tubona abantu benshi babirata babavuga hano hanze urugo rwanyu ko rumeze neza, mwabikoze mute? Niziye key point mwebwe mugenderaho. Ijambo rya gatatu, ubumenyi ubushakira muri Bibiliya, ukareba umugore mwiza Bibiliya ivuga numeze gute. Bibiliya yonyine amudefinisa numeze nuku. Iyo ugiye muri Bibiliya ukagenda ukareba abandi bantu babikoze neza, n'umugore wawe nawe waramwiza umusobanukiwe, ugo rugo nta kabuza ko gwaba successful cyangwa se ngo rugire gute rugende neza. Kuko imbogamizi turabizi twese, imbogamizi nta rugo rwo ba perfect ngo bishoboke. Ariko iyo rero habaye imperfection, bikomezwa na kwa gusobanukirwa kwawe. Umugore wanje ndamuzi, niba navuze ijambo akarakara vuba ntibintungura ko ndabizi ko asarakara vuba, ahubwo narakara vuba nje ndashaka uburyo kimuhebereza nce bugufi kuko already ndamuzi. Donc ikindi ni burya ni imyigire. Iki cyose tuvuze n'uburyo bwo kwiga, n'uburyo bwo kwiga. Iri naryo ni ishuri abantu bagomba kumenya, niyo mashuri makuru aruta yandi yose. Igihe cyose wiyangaje uvuga ngo ngiye gushaka, uzomenye ko ugiye mu ishuri. Muri make ugomba kwiga wa muntu mugiye kubana cyane kuruta kureba ibindi bimukikije wowe rwose urimo wohereza y'amaso kuruta cyane. Nukuvuga ngo kubera ko akenshi kindi, donc abantu hari ibintu bazaba dushaka kuvana mu bantu. Etienne, nukuvuga ngo igihe cyose muri fiançailles witwaye ukuntu ukaza ncyagihe umugore wawe wamweretse muri fiançailles uburyo ibintu ari byiza, mwamara kubana za bindi wagaza umwereka wagaza umukorera tubimukorere. Nukuvuga ngo rero iteka ryose hari couple nigeze kubona mu Rwanda, iteka bahora bashiraho y'umusaza ufite imvi n'umugore we, babereka uburyo babanye kuva bakavuga ubuzima bwabo uburyo babanye. N'ubu baracagenda bafatanya ari abasaza, baracakora ibintu ukazugira ngo none baracari nk'abato, bakavuga ngo urukundo rwabo uretse urupfu. Ukabona n'umuntu wabonye ukama wumva emotion ukavuga ngo urukundo rwiza kabisa. Urebye rero nk'ibyo ibyo yamweretse bakiri muri fiançailles nibyo akihamwereka n'ubu bashaje. Nibyo rero niryo shuri dushaka kubereka yuko mu buryo bwo gufiança tugomba kwigiramo byinshi bizakomeza mu gihe cyose muzaba mubanye, kugira ngo urugo rwanyu ruzagira ireme. None mushaka kuvuga ngo nimba muri fiançailles ubonye umugore cyangwa se umugabo, ukabona wa muntu wa mupatina wawe gizo nashaka dufate nk'uburakari cyangwa kuvugira hejuru, afite kimwe muri ibyo, yego, kandi kikakubangamira, yego, none ibyiza nuko amureka. Kuko hari umutipe nigeze kumva arimo ambwira ati twabanye n'umugore afite akantu ko kuvugira mu kirere muri fiançailles, ndabimenya ko agafite, ariko nakirengagije mpangira ngo none ni ibintu byoroshe biza kubaviramo ibibazo, ndagira ngo apepure n'ama divorce. None nkibaza nshingiye kuzo mwasobanuye, dufashe noneho ubu nyine abari mu mafiançailles, ni byiza ko wamaze kubona ico kintu wahita umureka
ukashaka noneho undi ufite indangagaciro wifuza. Oya ye kubera ko twavuze ngo ni ishuri, twasobanuye ko fiançailles ari ishuri. Nukuvuga ngo kandi burya koko mbonye umuntu afite muri karakteri ni cyagihe Mpyisi yaravuze ngo Mpyisi we ngo yaravuze ngo Marihemu aravuga ngo iwe ngo ntiyoshaka ngo ntiyobwira abantu ngo bashake ngo umugore mubi ngo kwisura ngo kubera ko ngo ntiwosenga Imana ngo ihindura isura ngo ariko wenda ngo ushobora gusenga Imana igahindura umutima wiwe w'indani agahinduka akaba mwiza. Ariko reka mvuge gutyo, nimba ndi muri fiançailles kuko ari rya shuri twinjiye, ndagerageza uburyo bwose ushobora kurema umuntu, ushobora kurema umugore wanje turi muri fiançailles, nkamubumba nkamurema nkamuhindura mu ndi muntu. Iyo ntekereza ko ari avi yawe, wenda reka twumve avi ya pasiteri, kubera ko nimba ndimo mvuga nti nakumvise rwose, nakumvise ushaka wahitukomerezaho. Noneho nico navuze tubereye aha ngaho ura ngo dufashanye mu bitekerezo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese Imana yaremye agira intege nke yiwe, kandi intege nke y'umuntu si ikibazo, kuko uwazarakara cyane ariko ugasanga izindi kalite arazujuje, sibyo? Noneho icyo twavuze, wowe urabanza ukimenya mbere yuko umenya uwo mugiye gushakana. Urabanza ukimenya ukamenya ngo njewe Imana mu ijuru yandemye tuje, ngira mfite kalite yo kwihanganira umuntu ushobora kuza avugira hejuru. Njewe Imana yandemye meze ukunuko, faiblesse yanje naje ndayizi niyi, ngomba gushaka umuntu nawe ushobora kuba azamfasha muri ikote faible yanje kugira ngo azayuzuze. Noneho nkuko nari mbivuze, ntabwo ukure kurejeta umuntu kubera ko azarakara vuba kuko ari ingari kuko azavugira hejuru, kuko bariya iyo niyo faiblesse yiwe, ariko afite izindi kalite nziza. Noneho icyo ukora wewe umwipimaho, uravuga tese uyu muntu njewe mfite kalite, mfite imbaraga zo kuzamwihanganira, nkurikiye ukuntu numva Imana yandemye ko ndakunda ingare, nkaba mbona urari ingare tuzumvikana. Ariko se unda wakavuga ati no, njewe ingare kuri njewe na amahoro niwe nkunda, njewe ndabizi neza am very sure ko mfite capacité yo kuzamumanaginga. Yani icyo kibazo warubajije, iriya ngare ura muntu uvugira hejuru, ura muntu urakara vuba, wowe ubanza ukireba wowe ubwawe ukavuga ngo njewe uriya mfite ubushobozi. Tuzi ko hari abantu benshi umuntu anamuvugira amahavuga gutya akabaye kwama gutera n'ikindi afite ahakoresha na mikro kubera ko aregereye hejuru, ariko akabandura amuvugira amakamace kakagutegera ukavuga kugeza urangisha akabati warangije reka mvuge akavuga. So ikintu ukora rero wewe uravuga tese uyu muntu kwavugira hejuru naje nkaba ameze gutya, ndabona nirebye sinzamwihanganira, njewe ndashaka umuntu ucishije make, kuko urebye no mitekeze y'umuntu harukundo usanga umuntu afata njema nifuza umugore uvuga buke umeze gutya umeze gutya. Benshi baba bafite muri setting zabo. So ikintu cya mbere rero ureba wa muntu uzaza afite kalite zizaza kumara faiblesse yawe, ariko ibonye faiblesse yawe niyiwe byahuye ugo rugo ruzagira ikibazo nk'uwo muntu waruvuze. Bo ikindi nkongeraho bwa Eric ukiraho wenda ubikomerezeho. Ndi umukobwa mu buzima bwanje nanga inzoga kanga nuzinywa. Hanyuma umuhungu turimo dupanga kubana arazinywa kandi akanywa nyinshi, kandi ngerageza kumugira inama, ngerageza kumufasha mu buryo bwo kuzireka, ariko tukiri muri fiançailles, ariko byaramunaniye, kandi ndabizi ko nje muri nje ndazanga. Uyu mwana w'umukobwa avyirengagize agenda bane na wa mutipe. Wowe muri bya bindi wavuze ngo no kwiga no kwigisha, uyu mukobwa wanga inzoga, wanga umungu w'inzoga, kandi yaje abizi, yaje anabizi ko yagerageje kuzibuza umugabo ntiyazireka. Uratekereza ko wa mukobwa azabonera amahoro muri rwa rugo? Uratekereza se ko ibyo yamubujije muri fiançailles bikamunanira, namara kugera mu rugo azobimukuraho byorohe? Zaga bikunda ntibazapfa ko kantu wenda kaba imbarutso y'umubano
utari mwiza. niyo mpamvu burya Imana yavuze ngo ni mu buru ubwenge nzobata. Nukuvuga ngo kera yarigishije aragoragoza muri bwa fiançailles. Umutima wiwe nama niwe uzomubwira ngo kubera ko Imana hari ikintu yadushizemo izituganiza mu buryo bwose bushoboka. Hari icyo Imana yadushizemo muri wa mutima nama uzomubwira ati, kandi burya hari ikintu nzambwira abantu ntibakayoborwe cyane n'ama emotion bakayituruka. Hari bamwe bazayita ngo n'urukundo ari ama emotion, sibyo, ari ama emotion akibwira ko ari urukundo, ariko muri wa mutima nama we uzomubwira ngo uno muntu nzomwihanganira cyangwa se sinzomwihanganira. Ariko nanone mu myigire kwa kundi wagerageje kugoragoza umutima nama wawe uzokubwira ngo uno muntu muzobana iteka. Urakoze wenda kuri ako usorejeho. Turaza no kuba tugenda tugana ku musozo. Reka wenda nze kubabaza niba pastor itakomerezaho. Noneho dufashe umwana uyu munsi ushaka gutangira fiançailles. Wagahisemo gute utekereza mugomba kubana? Eske ni nk'iki noneho umuntu yogashingiyeho? Kubera ko nibi Eric yaravuze hari ukuntu uwo mutima nama, ariko bano bantu barawufite ariko ko turabagira inama kuko hari aho umutima nama wawe ushobora kukubwira ariko ukumva ni ibintu byoroshe. Kimwe ushobora kukubwira ati se waresikanye n'uyu muntu undi ukaza kuko burya nk'aba bamwe imitima nk'ibiri mu hari amajwi azaguma kongore. Undi ukavuga ati no inzoga wenda zizogeraho nzokomeza nshishikare wenda azozivamo. Ariko ndagira ngo noneho tubwire inama abano bana barimo bashaka donc batekereza gushaka abo bazabana. Ni nk'ize criteria twovuga ngo zibanze byibuze umuntu yakagendeyeho. Oya burya Etienne wenda ico kibazo kiranumvikana cyane, ariko burya iteka ryose ntibazokubesha umusore wese ugiye gushaka azayiremera umugore mu mutima wiwe ashaka, azamutekereza akavuga ngo njewe umugore wanje nkanje wenda nitanzeho urugero nza no guha pasiteri je mvuga ngo ngiye gushaka hari kitezange numvaga umugore shaka naravuga ngo njewe sinkunda umugore w'agakungu wakururana. Ico ni ikintu ca mbere ndangize ndanabwira n'Imana nabwo ati Imana uzomfashe tuzompe umugore ugira agakungu kururana kuko numvaga nta mugore w'agakungu. Urumva nk'ibyo bintu narangiza ngasaba Imana nkavuga ati uko niko shaka, uko ari abakobwa twatandukanye mbere yuko shaka uriya wenda Imana irasubiza. Ariko iteka umuhungu ararema akavuga ngo nkeneye umugore umeze guke, kimwe n'umukobwa ararema akavuga ngo nkeneye umugabo umeze ariko ntiwibagirwe yuko muri ya miremere hari igihe uba wrong. Urugero natangiye mvuga nibyo naringiye ese nimba umuntu atekereje agahita avuga ati ngomba gushaka umugore ufite ifaranga kiyite ku bindi bishobora kuzamufasha mu rugo rwiza. Ntararangiza iyo umaze rero kurema wa muntu wawe wumva ko ushaka, niyo umubonye ukavuga ngo uyu mukobwa niwe mbona cyangwa uyu muhungu niwe mbona ufite ya miremere yanje tuvuge ya parance twarimwe twaza tuvuga ahasigaye gisigaye rero nukuja kugerageza wa muntu kuvugana nawe nimba mukundanye rero tangira urebe kuko ntukarebe apparence gusa hita utangire urebe rero complètement ziwe urebe imyitwarire yiwe urebe donc witureba byabindi rero bigize cyane kubera ko ibi nakantu gatoya ariko ibirindani kuko nibyo cyane byubaka nibyo cyane tureba ahasigaye rero kuri kwa kundi wavuze ngo uyu niwe naremye uyu niwe mwiza genda urebe sasa urebe indangagaciro ziwe urebe nizo zizatuma rero uvuga ngo uno muntu naremye kuko hari gihe twebwe nyine tuba twishakira ngo dushaka abo dushaka ariko Imana wenda haribo yaduteganyirije ikaba wa muntu ushaka ariko ikavuga ngo yaye wa muntu rero nanishaka kubera ko nabonye za complètement za ndangagaciro ari mbi bituma rero ngaruka
ngatangira gushaka rero ahandi reka pasiteri nawe akomerezeho ndabona ikirere gitangiye ku yego reka tugane ku musozo ikirere ko kirahinduriza iryo jambo wari uvuze icyo nabwira abantu baba bashaka abana abasore batoya n'abakobwa inkumi baba bashaka gushakwa nibakoresha ubwenge cyane kurusha gukoresha amarangamutima. Nibamenye umugabo niki, nibamenye umugore niki. Abantu batoja kwibesha bagashingira kubzo babona byahana inyuma. Hari umuntu nigeze kumva avuga ngo muri experience zakozwe baravuga ngo uru rukundo tubona gwa hana inyuma ku isura ku mugabo n'umugore y'amarangamutima azashira mu mezi 3 bamaze kubakana. No kuvuga ngo kujya wumva umufitiye intuze cyane ubona ukabona ni igitangazo ubona utamunye nturyama ntugira gute amezi 3 ya mbere mwabanye ya ayo marangamutima yose arakama. Noneho agatangira gukora ingeso nziza. Niyo mpamvu Salomo yandika aravugaga ngo umugore w'ingeso nziza umuntu yamuhabwa niki. Ingeso nziza niwe mugore. Ingeso nziza niwe mugabo. Nuja gushaka koresha ubwenge kuruta amarangamutima. Ijambo rya mbere mwene data yarabivuze, fata image yawe wari ufite mu mushusho yawe muri picha yawe nurangiza icyakabiri wenda ntarinjira aho ngaho reka pressure. Ta pressure ihari. Abakobwa ni benshi cyane kandi barahari baruzuye basa nuko ushaka bafite karaktere wifuza. Reka kugira pressure y'umwana ubonye umwuha utambuka ngombe kuri mwana nagucika utazabona undi muntu. Reka karakayobe gatambuka inyuma hari abandi biyobe beza baje buje karaktere nyazo zukurushaka. So nibugiye guhitamwe mwubakana banzu reka amaranga mutima n'ama emotion ukoresha ubwenge hanyuma urebe umuntu umwige umusobanukirwe uvuye ngo umuntu afite indangagaciro nifuza. Nanko ari jambo aruvuze ry'inzoga ryo nje umukobwa wese namugira inama abanye n'umuhungu ari muri fiança y'umwaka umwe 2 ntareka inzoga rekana nawe turazizi inzoga y'umuntu ataziretse mu mwaka umwe wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu abatangiye kuba ukazimwa cyane niko aba chronique niko imbaraga zo kuzireka zigenda zitakara kuzageza ashaje hazinywa. Kandi nta mugabo mubi ubaho kwisi ungana n'umugabo mw'inzoga. Niyo mugabo mubi uruta abandi bose yabaho kwisi kuko kumwe inzoga babyikoreye ibindi byaha byose irresponsibility yose uruguka zagwica nabi ukazasanga ubuzima bw'umugore bwose ko bungana bupfuye nabi. So turangiza rero kubera impamvu z'umwijima nkaba norangiza mvuga ngo wa musore we wa mukobwa we reka amaranga mutima reka pressure kubera kubonye apparence extérieure banza ukoresha ubwenge ufata umwanya wiguri ya muntu ufata umwanya wige umumenye mumenyane umenye faiblesses umenye imbaraga ze umenye ahantu hose hanyuma umenye vie physique vie spirituelle na vie psychologique ziwe aribyo twatuvuga neza karaktere nibindi. So numara gukora ico kintu ntabwo muzabana umunsi wa mbere ngo narakara uvuye ngo mbonye turukala ngo mbonye irindi baragiwe uzabona bijya nubundi wari witeze kandi already amaze kumenya ko uzahura nabyo umenye ko hano hantu niho naje Imana yazaniye mu ruhande rwe kugira ngo mubere imbaraga kuko urugo rumwe mu mpamvu zitatu abantu zituma bashakana harimo no kuzuzanya. Faiblesse yiwe nkayuzuza faiblesse yanje akayuzuza hajya hantu wavugira hejuru nkamufasha mu kumanuka kugira ngo duhurire hagati hahanda agenda yitonze nje nkagerageza kugenda vuba aho buke kugira ngo byibuze tugira akavuduko gatoya hahanda agerageza kutabasha kugenda subika ibintu je nkamufasha uzamwere kundu kubisubika ari kibaho ubwo twadukora ibintu uyu munsi niho heza none mugende mufashanya gucyo murakoze cyane. Reka tubashimire ukiganiro ciza mutanze. Natekereza yuko abantu badukurikiye benshi bari muri ico ciciro cyo gufiansa bari bubashe kugikuramwe amasomo. Hanyuma nkuko rero mwavyumvise mwe mudukurikiye igihe ca fiançailles ni igihe cyo kwiga kuri mugenzi wawe. Uramwiga uhereye kuzukunda nimba ukunda indangagaciro zimeze gute reba ko uwo muntu ariza afite hanyuma nimba atazifite reba ziriya afite nimba ushobora kuzazihanganira mu gihe ubona utazazihanganira wikwirirwa wishora ngujeyo kuko nugenda byanga bikunda bya bindi wananiwe kwihanganira mukirimo muvugana gusa
birumvikana ko mu rugo ntuzavyihanganira kandi nutavyihanganira nibyo bita gusenya, hazabaho kutumvikana hanyuma habeho no gutandukana, birumvikana bita bikurikirana. Rero reka dushimire abamaze kutugezaho ikiganiro, dushimire namwe mwese mwadukurikiye, hanyuma muri commentaire ushobora kujayo hanyuma ukandika nawe ukuzumva, wewe ubyumva ute kuri ikiganiro, ufite igitekerezo andika, hanyuma ubutaha wenda twumve kandi nimba hari ico twakongeraho. Murakoze cyane, kuri mikoro mwari Etienne Mutabazi, mukomeze kugira ibihe byiza.